Iski I came with that yeah oh trap so kabiri umuhungu abikorera ibyaha ndabizi ibyo bebe ashaka kubikora yikorera ikode afite ubudira kandi nunaneze kush yafashe ibibaba gitamo ibiri bamufata imanga atonora rimwe kuko abikuri muhanga imikasi niyo yasariye ikipe yakunze umuhanga abikora nka zanda kuko niwe utsimba ubuhanga yasigiwe n'umusizi ubikunda ibiceri ni up then urashona ukun eski ibyo ashaka nibyo tumuha twicaye trip na genge zihigwa na popa bakaniye barashaka kudukorera phone kandi niganishaza byose udafata udakaya niga nacyo wazubaza niba nawe udakaya abahungu bafite ishaza udashona abahungu bafite ishaza ku mihanda kandi be winzanira kiss kuko mfite kubikora bukare twinjiye games too. Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wo kurikiye Inendawuti TV show muri kano kanya. Reka nkwifuriza amahirwe n'imigisha muri uyu mwaka, dore ko tukiri no mu ntangiriro zawo mu mpera z'ukwa kabiri. Umwaka uracyari mubisi. Ni Inendawuti TV show turagarutse nanone. Uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umuraperi ni Zanda. Ndabizi mwari mukumbuye abaraperi, hari haciyeho igihe turi kwikoranira n'aba content creator n'abanyarwenya, ariko abaraperi Inendawuti rappers twagarutse nanone. Uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umuraperi yitwa Zanda Joe. Ni umwe muntu aracyari mutoya mu myaka nyine ugereranyije, ariko ntago ari muto wo guta umutsima nanone. Reka atwibwire mu buryo bwa gihanzi, dutemo nk'aga freestyle gatoya duhite dukomeza. Zanda. Thanks everyone. Kandi feel nyine wowe feelinga mic hano turi abantu batatu muri studio gusa anytime wakubita rena yuzuye wowe feelinga mic nyine tu. Ya mbere na mbere ndagushimira freestyle ziba zihari, ntago umuhanzi buri gihe aba agomba kuba ari ready gora yiteguye kugira ngo nyine ibintu bye bigume bimeze fresh cyangwa se abikore bimeze neza. Stuff zawe ziri maye nshaka kuguha love this night, ntago ndibuze gukora for look narengenda home look narengenda home yeah stuff ni maye ibi byana ni boni kini ku you know you stupid my nigga mbakom no one like you ishorizi ngo zinyambika idari what you see why yeah I know you difference other is go wow. Ya urumva ko ni fresh mirongo, ariko sinzi kabisa none se mani ko mbona energy ari ziri hasi no kubera iki. Ya aba trap solo niko nabivuga cyangwa drill love. Ukora trap solo. Ya nago twe tuzanamo ibintu by'umujinya cyane, ruba urukundo ariko rwa kilasta niko nabivuga. Yeah. Trap solo ni injyana bwoko kikonje nibwo nayumva nyine. Kenshi na kenshi ni zino trap ziba zidakubita cyane, zirimo ikintu bise piano na gitari cyane ku buryo nyine wumva umurya ukandika amagambo afite motivation nyine nziza zigufasha kuba abantu uri guha message bakunda ibintu byawe. Ubwo mu Rwanda tumaze kugira trap zinga, hari trap ishi na trap solo. Nizo nge maze kumva. Yeah, much respect kuri Rogan Joe, that's my favorite. Eriya Rogan Joe aririmba ni trap solo. Yeah, trying nyine ni muri zira sanze turura zira trap zigenda kuri yato. Yeah. Undi muntu uririmba trap solo uzwi cyane ninde? Yeah, nje kubera ko muri career yanjye nagari ya kera ni muri no misi nyine ndi mushya. Yeah, ari Rogan Joe is the favor. Niyo nakubwira uri kubinkorera tu. Ese trap solo niyo mwivumbure nkuko havumbuwe trapish nayo ni y'abanyarwanda ni ya Ish Kelvin. Oya ari n'abantu benshi bagenda bazikubita za muri Amerika, bari TJ barazikubita. Niyo riri DJ aririmba. Yeah,
arabitryinga nawe arabikubita umuntu se yamenya gute ko ari trap solo cyangwa ari trap cyangwa trap nyine isanzwe? kenshi na kenshi haba harimo amagambo y'urukundo cyane ariko rutinjiyemo runo tuzi nyine ruba ari urukundo rw'abana bo ku mihanda niko nabivuga, amagambo meza cyane wabwira umuntu akagira motivation zo kuba nyine yakora buri kimwe ameze neza. Ubwo rero na Ken Keshat namushyiramo kuko nawe afite ukuntu ayiririmba, nawe afite ukuntu aririmba indirimbo zo muri uwo mujyo, nawe niyo aririmba nawe ajya abikora kuko nawe hari indirimbo zimwe na zimwe kabisa ko rukumva ni fresh. Ngo urabimbwiye mpita numva indirimbo ye, ntago nzi ukuntu yitwa, bavuga ngo umutima wakarazwe n'isi uhinduka urutare, ntago izina ntago mpita ndimemoriza ariko ndayizi. bayita umutima kabisa iriya. Urayizi? Niyo mpamvu bagomba kubakurikirana kugira ngo nanjye ngume kugira byinshi nongera mu byanjye. Ni uwuhe murasta muri trap solo bireferaho? DJ abantu nubwo abakuriye ariko ni umuntu wa mbere ngenderaho. Hari akarimbo ka DJ watamo se ku buryo uba ukamemoriza neza wakaririmba udategwa? tuba tubafana ariko wenda kubera ko tuba dukora kuri projet zacu nyine dushaka kubikora neza. Ko mukiharaje muri benshi ngo muri gukora kuri projet zanyu bigatuma mutamenya indirimbo z'abandi. Nyine kugira ngo ushobora kumva ukuntu yinjiragamo ariko kubera ibintu nawe uri gutegura ntabwo uba ugomba kumufokasingaho cyane nyine umwinjiramo, kuko ushobora no gushiduka nyine mu bihangano byawe utangiye kuzana mu utundi tuntu twe nyine ugiye gutyo umukuraho n'iki, kandi biba atari ibintu byiza ugomba gufunga. Ariko hari akagoma byibura uba uvuga ngo kuko nkanjye wenda ndi umunyarwenya ariko nshobora kujya ahantu nkaba nakora brage y'undi muntu nanabizi ko ariye, nawe hari akagoma uba uvuga ngo akagoma ka Logan Joe ka Ken Keshat aka kagoma karankoreye kabisa, ushobora guhita uvuga reka baririmbire. Gusa nshobora gutryinga nko kwa Logan Joe nkaguhaga freestyle ko mu ndirimbo iri kubinkorera muri iki gihe nyine tu. Niyitwa ngo iki? Bayita Niwambamo. Ni imwe mu nshyashya ariko I think ni nshyashya bari kumwe na Ken Keshat nk'uko babimbwiraga nyine babikora neza. Ken Keshat niwe wayisanza mu mutwe nyine ukimbwira kuri iyo trap solo ukinsobanurira nyine uburyo imeze. Nyine biba byumvikana kuko n'ubundi iyo ugiye kureba muri domain zabo ubona Keshat yarafashe hit mbere, niyo mpamvu wenda ari ushobora guhita wumva kujemo cyane. Ariko bose ni superstar, ni superstar dufite mu Rwanda mu njyana ya trap, kuko ko this career ya rap ya hip hop in general kugira ngo mu Rwanda nyine ufate biragora. Nyine biba bisanga uko uri hard nyine buri kintu cyose gishyiramo blessed Imana bijyemo kugira ngo ubashe nawe kuba wagera kure. Ngaho dutemo gatoya ku ndirimbo ya Logan Joe iyo ngiyo ni wamvamo. Icyo ukunda kumva nuko nazigera mbona cyakundutira aho ukunda kunyura, kuko ubuzi kari njye uhagaze umutima narawufashe mu mitagihe n'inzagihe, nisanze nkunda umuntu ndashaka ubyumve ndashaka utuze, waba mwiza cyangwa n'undi umeze nka icyo nabashije kumenya nuko nahinduye ubuzima ndagukunda nanakuzira. That's my favorite. Nubwo iri gukora ibintu nyine by'ibitangaza yarakunzwe cyane. Ni fresh ariko irabideservinga kabisa, irandikitse. Hanyuma zanda ndagira tujye noneho mu ngoma zawe, urakubitamo beat wambare udu headphone then noneho umanuke n'imirongo yawe kabisa.
Rizky, Ginger me, Trapiso, ubikora, yeah. Staff zawe kandi pay you ginger me kuko nagukunze kandi ngendi ginger me bikora bikunze baby give me time then you what time and I'm plugging you come here big give you stick bambona di wowe muri bikora bikunze kuko ni wowe bikura hasi ukabishyira up kandi ni wowe queen ukoma ni wowe ubikora kandi ni wowe ya skikra nahuye amanga inyanja yuzuye urukundo byina gake umanuke hasi ubikore solo then please my look I'm big trap ndamanuka rap nzaguha byinshi ukabona kuko uri face imana yamaye ekishaza ufite izi keys full ubusazi kuko nasanze uri rasta urakora afro reka twikarage nawe udashona kandi nawe reka twikarage nawe udashona yeah kra bamwita Zanda se umusa ni nka interview ya kangaho ukoze ntabwo nakubwira ngo ni interviews nyinshi kuko nyine the way you remember freestyle nyine wigeze performing nko kuri stage ndimo ndakora cyane ama stage ndayafite araho ngenda nyaka bigacamo then rero interview ni nka stage kimenyi n'ubu ufite tu kimubu ufite kuri stage sinzi niba ari ku performing kuri stage kuri stage nyine ugurumva noneho dutemo na energy ngezo kuri stage kuko ni audience nini cyane n'ubundi uri muraririmbira dutemo mu gukora kuri stage nshobora kongera nkatamo again nyine tu gusa nyine bisaba gukora tuje umeze neza fresh angana byaba ari sawa kabisa Rizky I came with that yeah Trapiso kabiri umuhungu abikorera ibyanda bizi ibyo bebe ashaka kubikora yikorera ikode afite ubudira kandi nunaneze kush yafashe ibibaba gitamo ibiri bamufata imanga atonora rimwe kuko abikuri muhanga imikasi niyo yasariye ikipe yakunze umuhanga abikora nka Zanda kuko niwe utsimba ubuhanga yasigiwe n'umusizi ubikunda ibiceri ni up then urashona ukunda Rizky ibyo ashaka nibyo tumuha twicaye trip na genge zihigwa na popa bakaniye barashaka kudukorera fonikane kandi niganishaza byose udafata udakaya niga nacyo wazubaza niba nawe udakaya abahungu bafite ishaza udashona abahungu bafite ishaza ku mihanda kandi winzanira kiss kuko mfite kubikora bukare twinjiye games tu urumva ko noneho bise biba fresh kabisa kuko mbere nabonaga kimeo zari ziri hasi nyine the way performing niko na interview ubundi yikora tu nyine ariko binabaho ko ari igihe ariko umuntu aba yikorera ariko ameze nyine umuntu yari mu kazi abagomba kugira vibe ariko ari buriya nari nyifite za mood mba nazanye nuje nyine tu oya bibaho bibaho ntabwo umuntu ahita yinjira mu fresh hanyuma Zanda ngira ngo twanasoreza hano niba naribi ubwo nakubaza ibibazo bikeya byo gusoza n'ubundi kiganiro no kukubaza social media ukoresha kugira abantu banyarukireho bareba ibikorwa byawe byamfasha kabisa kandi twakora naribi watubwira social media nyine ukoresha n'amazina ukoresha yariyo mbere na mbere ndashimira buri umwe ndabona feedback nziza ameruka gusohora indirimbo bita Big Me yakurikiwe n'indi bita True Story ariko iri muri process nayo ndayibaha vuba
then mfite n'indi nshyashya iri kubikora, mwanyarukiraho mukadufollowinga kuri WhatsApp, nimero tuzavugana nta kibazo, ariko kuri Instagram, YouTube amazina ni Zanda Joe, Facebook nuko nguko, n'ahandi na Audiomack, Spotify wambubonaho. Dufatanyije Zanda Joe, reka ngushimire rero kuba witabiriye ubutumire bwacu. Naha dusoreje ikiganiro twari dufitanye na Zanda Joe Freestyle. Mwumvishe ko yabatayemo fresh kabisa nk'umujene ukizamuka, biba ari ibyo ngibyo. Zanda Joe, reka ngushimire, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Namwe mwakoze cyane. Anytime nitugukenera twizere ko uzagaruka. Tuzaba tuhabaye. Zawa.